urukwavu rwarongoye intare rute rero. Reka nifashishe uyu munwa wanjye nkubaririye inkuru y'urukwavu rwarongoye intare. Urukwavu rwarakugendeye rusanga intare mu ishyamba maze rwitegereza amabuno yayo, rurayibwira ruti wa ntare we, umunsi umwe nzakurongora. Intare igwa mu kantu irarwitegereza, irarubaza iti ibyo uvuga wabisubiramo? Urukwavu ruti nyamara nzakurongora. Intare bikomeza kuyishobera kubera ingano y'urwo rukwavu isuzuguritse n'ukuntu ruhitinyutse kandi ari umwami w'ishyamba ufite igitinyiro. Nibwo intare ibwire rwa rukwavu rukomeza kuyibwira ko ruzayirongora iti bizaba byaciye he, uzankurahe? Urukwavu ruti ndakubwiza ukuri kandi uzabona mbigukoreye. Rwa rukwavu rurigendera, intare nayo isigara yibaza uburyo izaba umugore w'urukwavu. Uko urukwavu ruhuye n'intare rukayibutsa ko ruzayirongora ari uburyo bwo kuyirakaza, nibwo rwigiriye inama yo kujya ruyisuhurishwa buri gihe, ariko rukongeraho ruti nyamara umunsi uzaba umwe nzakurongora. Bwari uburyo bwo kuyirakaza. Rwa rukwavu rurakugendera rukurebera igishyitsi, rucukuramo umwobo muremure uhinguranya ukagera ahandi hantu ho gusohokera. Rurangije rusubira kurakaza ya ntare, rurayibwira ruti niko bimeze nzakurongora. Intare iraruvudukana, urukwavu rwihina muri wa mwobo mu gishyitsi. Intare ibirahashinze icengeza umutwe wayo uheramo wonyine, ikindi gice cy'intare gisigara inyuma. Ubwo rwa rukwavu rwarakomeje rurombereza muri wa mwobo, ruhinguka inyuma rugaruka kuri wa mwinjiro w'umwobo mu gishyitsi, rusanga intare iheniyemo. Nibwo ruyuriye, ari nako ruyibwira ruti sinakubwiye ko umunsi uzaba umwe nkakurira? Ngibi birabaye rero. Intare irwana no gusohora umutwe mu gishyitsi, ariko nyine biranga bibi by'ubusa. Urukwavu rurayigigira koko, rwimara irari kandi runasohoza nyine n'isezerano twasezeranije iyo ntare. No. Urukundo ni nk'intambara, utangira byoroshye kuyihagarika bikanga. Urukundo rimwe na rimwe ruza nk'ibisazi bisa nk'ibigutereka ku igorofa rirerire, umutwe ukakubwira ko nusimbuka urapfa, ariko umutima we ukakubwira ko ari hafi, nusimbuka ntacyo uba. Urukundo ni nk'inyoni ufashe mu ntoki, iyo uyirekuye ikaguruka kongera kuyifata ntibikorohera. Urukundo rumeze nk'isima itaruma, uyikandagiramo byoroshye, wayitindamo kuyivamo bikagorana. Urukundo ni nk'imbeho, ushobora kuyumva ariko ntiwayibona. Mbere yo kwemerera umuntu urukundo, banze wibaze neza niba witeguye gufata fimbo ugakora. Turi mu isi hadatsinda ufite ukuri, ahubwo hatsinda ufite ibimenyetso. Turi ku mubumbe aho ihohoterwa n'akarengane tubibona bikorwa, ariko tugakunja amaboko ngo tutiteranya cyangwa se tukabizira. Isi y'ikinyoma turimo niyimaze ubumuntu mu bantu.